uragiye ugiye gukorera amafaranga ku kwezi kwa 50,000, umwaka urashize utarahamagara no mu rugo, ubohereze 5,000, ubwiye tubaye ibiro bingahe by'akawunti. Yes, ntabwo ari sawa kabisa. Hello guys, kanizera yuko mumeze neza. Nanone n'umugisha nawe ubanje kubasuhuza nk'uko bisanzwe. Niba utarakora subscribe kuri kugira ngo tujye tubana mu zindi video. Guys, uyu munsi nshaka ko tuganira k'ingenzi. Ese ni ukubera iki iyo tubonye amafaranga akenshi twirengagiza ababyeyi bacu, ababyeyi batureze tukabirengagiza? Guys, ibintu ntabwo ari byiza, nibyo nje kugira ngo tuganire. So uragiye ugiye gukorera amafaranga ku kwezi kwa 50,000, umwaka urashize utarahamagara no mu rugo, ubohereze 5,000, ubwiye tubaye ibiro bingahe by'akawunti. Yes, ntabwo ari sawa kabisa. Noneho hari ukuntu wenda bahura n'ibyago, wenda bakaba bitabye Imana, ukaburaje uragiye ufashe isanduku y'ibihumbi 800, ibihumbi 800, ntibigeze unaramenya mwana bagihumeka mu gihe cy'amarira, ariko mwana uje ku munsi wa nyuma batakiriho. Mwana nyine ntabwo ari sawa, ita ku babyeyi bawe bafate neza bakiriho, kuko hari benshi batabafite kandi badafite iyo bariri, ariko iyo barahari bashaka no kubitaho. Ibintu ntabwo ari sawa inshuti zanjye, twisubireho kabisa, twisubireho. So njye mwabana bene umugisha nyawe n'ibisanzwe, niba wankunze kora subscribe, ciao ciao.